Nongeye kubasuhuza kandi mbashimira umusanzu mukomeje kunyereka. Mukomeze mudukunde, twitwa Imbuto TV kuri YouTube, Facebook twitwa Imbuto TV, Instagram twitwa Imbuto TV ndetse no kuri Twitter. Munyemerere kandi nsubize ikibazo cy'uwambajije hano kuri YouTube. Ambaza ati ni ukubera iki abantu bakunze kuba banywa amata kenshi, bakunze kuba bafite uruhu rwiza. Mu kiganiro ubuzima bwanjye cya none naguteguriye akamaro k'amata, ngira ngo nkubwire buryo ki amata ashobora kuba yahindura uruhu rwawe. Ese wari uzi ko amata yahindura uruhu rwawe? Nguhaye ikaze rero wowe dukomeje kubana. Kora subscribe ndetse na share kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi uzajye ubibona. Wibuke gukora ukazogera kugira ngo ninzajya na uploading ikiganiro cyangwa se nka postinga uzajye utubibona mu buryo bwa notification. Iyo umwana avutse, ifunguro rye rya mbere ni amashereka, icyo twakwita amata y'umubyeyi we. Amashereka ya mbere umwana yonka kivuka kenshi abasa n'umuhondo twita colostrum mu rurimi rw'icyongereza. Aba yuzuyemo abasirikare b'umubiri ndetse n'ubwirinzi buhambaye buzafasha wa mwana uvutse mu gihe cy'amezi 6 kwirinda indwara kandi agatuma ahorana imbaraga. Nanone afasha umubiri w'umwana kwikorera abasirikare be ku giti cye bazajya bamurinda indwara mu gihe cy'ubuzima bwe bwose. Ku bantu bakuru, amata arimo intungamubiri z'ibanze dukenera. Harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibinyamavuta ndetse n'ibirinda indwara. Ibyo bikaba biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo imibiri yacu igumye ibeho kandi imererwe neza. Kutanywa amata bishobora kutagiraho ingaruka z'ako kanya, gusa uko igihe kigenda gihita ushobora guhura n'ingaruka zimwe na zimwe zo kutanywa amata, nko gucika intege. Ku bagore bo bakunda kugira ikibazo cyo kugira amagufa adakomeye kubera kubura umunyu ngugu wa calcium dusanga mu mata. Aha rero nkaba naguteguriye ibyiza byo gufata byibuze igikombe kimwe cy'amata buri munsi. Akamaro ka mbere, amata ni ifunguro rikize ku ntungamubiri. Amata arimo calcium, uyu akaba ari umunyu ngugu ufasha umuntu mu gukura neza kw'amagufwa, imikaya kandi agatuma amenyo akomera ndetse agasa neza, agasa nk'umweru. Nanone uyu munyu ngugu ufasha mu kwiyongera k'uburebure n'igihagararo cy'umuntu. Mu by'ukuri amata arakenewe mu gukura k'umubiri wose muri rusange. Uzabona inganda n'amasosiyete byamamaza amata nk'ikintu kidasanzwe ku mateleviziyo ya hano mu Rwanda cyangwa se n'ayo hanze yarwo. Yego baba bakabya, ariko nitwaba twibeshye tuvuze ko amata ari mu biribwa bikize cyane ku ntungamubiri. Reka nanjye nkabye ngira ni nunywa igikombe kimwe cy'amata buri munsi, ntaho uzaba ugihuriye na muganga. Ngo amata tumugira uruhu wishimiye. Umuntu ntabwo ari nk'ibuye ritava aho riri, akenera kugenda no gukora kugira ngo abeho. Utwenge tuba ku ruhu rwacu dufata imikungugu ndetse n'indi myanda itandukanye buri munsi. Ibyo bishobora gutuma twa twenge twifunga maze bigatuma uruhu rwangirika. Ibyo kandi bishobora ngo gutuma umuntu agira uruhu ruhanda kandi rukomeye, mbese rumeze nabi. Ushobora kuba watekereza ko amavuta uzagura cyangwa se ayo wisiga ari yazabigukiza. Aho uribeshya cyane pe. Kugira ngo urinde uruhu rwawe ingaruka zo kwangirika zaturutse ku bintu uhura nabyo buri munsi, nywa igikombe